nongeye kubasuhuza mbifuriza kugira ibihe byiza n'abaha ikaze muri uyu mwanya aho tuganira ku nkuru zitandukanye ziba zikomeje kuvugwa hirya no hino. Iminsi yashize twari turi kurwanya inzoga z'ibyuma, inzoga zitujuje ubuziranenge, inzoga zangiza ubuzima bw'abanyarwanda. Ubu rero tuje tuvuga ngo bayi bayi utubari mu nzu zagenewe guturwamo. Hari abantu rwose bari bafite inzu ziri ku muhanda bakavuga bati noneho iyi nzu yacu reka dushake umuntu tuyikodesha azishyiriramo akabari agicuruzamo icyo kunywa no kurya, ubundi rwose n'abandi bakunda kujya kwicara ahantu nk'aho ngaho akabona nyine ni mu rugo nta kibazo, agenda yicaremo kasome kamwe tubiri ubundi yitahire nta kibazo. Ariko ubu rwose ibintu byamaze guhinduka. Yitwa Oswald Oswakim ati ubu se si nk'aho utubari duciwe hazasigara mbarwa pe. Nawe ni kubibona, ngiye kugasomera iri tangazo ry'ibisabwa inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'akabare cyangwa se ubunywero, wumve ibiri kubiyemo. Akabari kagomba kuba kitaruye inzu zituwemo, kagomba kuba kari konyine. Kwa kundi bavuga ngo urasanga akabari mu mazu hagati, wapi? Ubu kagomba kuba kitaruye izindi nzu zose. Kagomba kuba gafite ubwiherero bw'imiryango nibura ibiri. Akabari kandi kagomba kuba gafite parikingi yakwakira imodoka nibura zingana na 1/3 cy'ibyicaro akabari gafite. My goodness, ko numva ibi bintu ari hatari. Akabari kandi kagomba kuba gafite ahantu hitaruye ho kunywera itabi. Ibyo byari bikwiye, kunywera itabi mu ruhame ibi ntago byemewe. Ikindi ni uko ahogerezwa ibikoresho hagomba kuba hafite amazi atemba, ayo mazi akaba ashyushye ndetse hakaba n'amazi akonje. Reka dusome itangazo muri rusange turebe igikubiye muri iri tangazo. Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'akabare cyangwa se urunywero. Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'akabare igomba kuba itaragenewe guturwamo, yitaruye amazu atuwemo, ifite uruhushya rwo gukorerwamo icyo bita occupation permit, ifite ubwiherero nibura imiryango 4, itunganyije neza icyo bita finishing, hasi ku nkuta ndetse no ku gisenge, ifite imbuga itarangwamo ivumbi, hari ubusitani cyangwa se hapavomye, ifite ubuhumekero karemano buhagije cyangwa bwa kijyambere, ifite urumuri ruhagije. Urumva, igomba kandi kuba ifite parikingi ihagije nibura 1/3 cy'ibyicaro bishobora gukwirwa mu kabari. Igomba kuba iri ahantu hitaruye hagenewe kunywera itabi. Igomba kuba ifite ahantu hitaruye hagenewe kunywera itabi, aho hantu hakaba hari n'icyapa kibigaragaza. Igomba kuba ifite ahogerezwa ibikoresho, hari amazi atemba ashyushye n'akonje. Igomba kuba ifite ahakorerwa ibitaramo by'imiziki, hagomba kuba hari uburyo bwo gukumira amajwi ntasohoke, ibizwi nka soundproofing system. Iyi nyubako kandi igomba kuba ifite kubika ibishingwe bitegereje kujyanwa ahabugenewe. Ibindi bigomba kubahirizwa mu kabari bijyanye n'isuku harimo umwambaro w'abakozi, n'urwambariro rw'abakozi. Ariko birumvikana umwambaro w'abakozi ugomba kuba uhari, nubwo ntari nabigeraho. Hagomba kuba hari lavabo ifite isabune ndetse n'igikoresho cyo kumutsa intoki. Igomba kuba ifite igitebo cyo kumenamo imyanda gipfunduzwa ikirenge kandi kitaruye aho abantu banywera. Kugira koperative cyangwa sosiyete imutwarira imyanda ni itegeko.
icyokezo kigomba kugira amashyiga ariho amakaro, inyama zigomba kuba mu cyumba gikonjesha, inyama ntizigomba kugerwaho n'isazi, ubwo ari nka mucoma agasazi kakaboneka aho ngaho hari abashinzwe gukurikira ibijyanye n'ubuziranenge bw'ibiribwa, rwose barabiguhanira. Hagomba kuba umuyoboro usohora umwotsi hanze, hagomba kuba imishito ikoreshwa rimwe gusa igahita ijugunywa, hagomba kuba hari akayunguruzo ko ku cyokezo kagomba kuba gakoze muri aluminium. Ngayo nguko bimeze muri rusange, amabwiriza rwose nayo mbere y'uko ngenda reka mbwire ko Trump yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizitsinda intambara inkomane ya Hormuz izajya mu buso bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi rero Iran ikaba yabyise kwikirigita ugaseka. Mu yandi makuru mbere y'uko ngenda nuko mu nzoga zo muri Uganda Rwanda FDA yakuye ku isoko ngo ntiharimo Uganda waragi ntayirimo. Sinzi hari niba yari yarakumiriwe mbere, ubwo abantu baraza kuvuga ko babibona. Izabaye zikwiye ku isoko ry'u Rwanda ni Blended Whiskey Bond 7, Gilbert Flavor Gin, Cabri Gin, X5 Gin, X5 Whiskey, X5 Liquor, Johnny's Pineapple Flavored Gin. Nizo zavuye ku isoko. Uganda warage ntarayibonye mwe, muraza kuza kutubwira rwose tureba ku nzoga zakuwe ku isoko. Reka nsoze kuri agakuru gasekeje. Ibirenge yambaye amasogisi y'umukara, niko uyu mwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 25 na 23 ugereranyije y'amavuko yagaragaye mu gace kazwi nko mu Biryogo kugera hazwi nka Camp Kigali, aho yaje gufatwa n'abanyerondo bakamutwara mu modoka y'isuku n'umutekano y'umurenge wa Nyarugenge. Ubwo umukobwa rwose rumaze igihe agaragara mu mihanda yambaye isume n'amasogisi gusa, yatawe muri yombi ku mugoroba wo kuwa gatanu tariki 14 Kanama 2026. Ukweli Times Swaldi Osakim umwe mu batangaje ayo makuru. Kambashimire cyane rero mbabwira ko rwose tunyura ku mbaga nkoranyambaga zitandukanye tukareba amakuru abagezweho abari kuvugwa hirya no hino. Ubwo rero twongere gusubira mu masaha ari imbere mbabwira bimwe mu biri buze kuba bigezweho muri ayo masaha. Mwakoze cyane.